muraho neza mumeze neza. Iyi ni ari Biblioteke nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza kandi nanabaha ikaze. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ukuntu wakemura ikibazo cyo guhamagara telefone ikikuraho, ariko tukabireba ku murongo wa Airtel cyangwa se Tigo, sosiyete ya Airtel cyangwa ya Tigo. Impamvu mvuze iya Tigo ni uko MTN twayikozeho, ariko dushoboye kuzayigaruka tukarebera hamwe ko niba nta cyahindutse. Ahasigaye rero sinzi niba nawe byaba bikubaho ko ushoboye kujya guhamagara umuntu cyangwa se ujya no guhamagara n'ijana, ubundi telefone ikikuraho igasimbuka. Urugero nk'ubu nanditse ijana ngiye guhamagara, mpagaze kuri Airtel, ndabona tayari se yikuraho. Ibi rero nako bizagenda nushyiramo nka nimero ugiye kuyihamagara nayo izahita igira ute, izahita isimbuka. Aha ni kuri Airtel. Hanyuma rero bigenda bite kugira ngo ukuremo iyi kode cyangwa ukemure iki kibazo? Uzabigenza ute? Uzaza muri phone tab yawe yo guhamagara, wandike urwego gatatu inshuro ebyiri, akanyenyeri amazero ane urwego. Nurangiza uze kuri ya simukadi yawe ifite ikibazo ya Airtel, wemeze. Uzahita baguha notification ivuga ngo call buying service has been disabled. Hanyuma ikindi uzakurikizaho uzaguhamagara noneho turebe bimeze bite. Uhamagara ijana turebe kuri ya simukadi nanone. Urabona ko kode yamaze kuvamo, ariko noneho reka turebere hamwe ubundi biba byagenze gute kugira ngo wisange uri guhamagara nimero zose uhamagaye zigasimbuka. Bibuka ko tukiri kuri Airtel, biba byagenze biti. Reka turebe, bishoboye kubaho ari ikibazo cya sosiyete cyangwa bikabaho ari wowe wabigizemo uruhare cyangwa undi muntu wabikoze. Niba ari umuntu wabikoze rero azaba yabigenje ati, reka tugerageze kode imwe turebe. Nuza ukandikira kode utangije akanyenyeri, ugashyiraho gatatu inshuro ebyiri, ugashyiraho akanyenyeri amazero ane, ugashyiraho urwego, uzahita ajya muri iriya kode ku buryo umuntu wese uhamagaye yikuraho. Reka tubigerageze. Noneho turemeza kuri ya sosiyete ya Airtel, hanyuma bazahita baguhereza notification kubwira ko call buying service was enabled. Reka noneho twongere tugerageze duhamagare turebe ko byagarutsemo. Reka duhamagare ijana, noneho dukoreshe ya simukadi yacu ya Airtel. Tayari nk'uko ubibona ise yikuraho. Bivuze ngo iki? Ubu twanzuye ko iriya kode ariyo umuntu azaba yakoresheje kugira ngo wisange uri guhamagara zigasimbuka. Reka twongere tuyikuremo, ni ya yindi. Ni urwego, ni ugutangiza urwego gatatu inshuro ebyiri, akanyenyeri amazero ane urwego, kode igahita ivamo. Reka turebe ko ntababeshye. Ubwo turahita tuzimenya hano niba ntababeshye cyangwa nababwije ukuri. Akanyenyeri amazero ane urwego, hanyuma dukoresha simukadi yacu ya Airtel. Call buying service has been disabled. Bivuze ngo yabaye disable. Reka noneho twongere tugerageze duhamagare turebe. Duhamagara. Welcome to Airtel. For English. Urabona ko byakunze. Bivuze ko
iriya kode igihe cyose uzaba uri guhamagara kuri Airtel bigasimbuka, iyi niyo kode uziyambaza nka backup, ahasigaye ibindi tukareba ibyo ari byo nyuma mu gihe iyi ngiyi yanze gukora. Hanyuma rero mwakoze cyane mwe twabanye, ahasigaye niba uri mushya kuri iyi channel ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe button kugira ngo ubutaha izo tuzakora zizakugerereho ku gihe. Mbaye mbashimiye rero, tuzasubire muri video z'ubutaha, kandi niba hari igitekerezo watugezaho bandika muri comment, ahasigaye tuzakigenderaho dutegura izindi video z'ubutaha. Ndabashimiye cyane rero, tuzasubire ubutaha. See you next.